Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, twizere yuko waramutse neza, niba kandi utameze neza, mbere na mbere turakubwira tuti komera, ubundi tukwibutsa yuko ugomba guhaguruka ukagerageza kwishakamo igisubizo, kuko burya kugira ngo ejo bigende neza uruhare runini ni urwawe, kandi wibuke ko ibyiza bihora imbere. Ntabwo twatangira iki kiganiro nyamukuru rero tutabanje gushimira cyane buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, muri abantu b'agaciro gakomeye kuko ni mwebwe muduha imbaraga, ni mwebwe mutuma tudacogora gukora ibiganiro nk'ibi kandi byubaka benshi. Gusa imibare iracyatwereka yuko 71% bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe, urumva ko ni abantu benshi cyane. So niba rero uri muri abo ngabo, bikaba wenda biterwa no kutazi uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa, ubundi ukaba wabigezeho. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Niba rero wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu, ntugende udakoze subscribe. Hanyuma rero nk'uko wamaze kubibona, uyu munsi tugiye kuganira ku mwuga w'ubucuruzi. Uyu munsi ngiye kubaganirira ku nkuru nyayo y'umucuruzikazi witwaga Kedi. Uyu yatangiriye hasi cyane, cyangwa se mu yandi magambo yatangiye umurimo wo gucuruza afite igishoro gitoya cyane, mu gihe benshi bavuga ko bidashoboka. Kedi yari yararangije amashuri yisumbuye ariko ntiyabonye amahirwe yo gukomeza kaminuza. Akaba nanone yari afite inzozi zo gucuruza ubwe ku giti cye, ni ukuvuga adakorera abandi, ariko akaba nta bushobozi yari afite. Yakoze iki rero? Yatangiye kugura ibikoresho by'isuku, aha twavuga isabune, amavuta, seriviyete n'ibindi n'ibindi. Noneho akabigura ku isoko, hanyuma akongera akabigurisha ku bakozi bo mu biro ndetse no mu mashuri hafi y'aho yari atuye. Wakwibaza uti uyu Kedi yatangiye afite amafaranga angahe, cyangwa se igishoro kingana gute? Yatangiye afite amafaranga 5,000 by'amanyarwanda gusa, uyashyize mu madolari uyu munsi ahwanye n'amadolari 4. So ayo ni amafaranga rero make cyane, ariko niyo yatangiriyeho. Yagendaga agura duke ariko akanunguka make. Noneho ya nyungu abonye uyu munsi, ejo akayongera kuri cya gishoro yatangiranye. Ntabwo byari byoroshye kuri Kedi, kuko hari igihe byabaga ngombwa ko agenda n'amaguru urugendo rw'amasaha hafi 2. Urumva ni urugendo rurerure cyane. Noneho agatangira umunsi nta kintu afite, ariko icyiza akaza kuwurangiza yishimiye inyungu y'amafaranga 1,000 cy'amanyarwanda. Nihuse rero uko iminsi yagiye ihita, yagize abakiriya bahoraho, nyuma noneho aza kugira agasoko ke, hanyuma abasha kugura telefone nziza, twavuga imwe tuvuga ngo igezweho. Iyo telefone rero noneho yatangiye kumufasha kwamamaza bya bicuruzwa bye kuri WhatsApp. Nyuma y'imyaka 2 gusa, Kedi yari afite kiyosike ye ku muhanda munini, noneho acuruza ibintu bitandukanye, ndetse atangira no guhugura n'abandi bakobwa bagenzi be bifuzaga kugera ikirenge mu cye. Icyamugejeje aho rero ntabwo ari amafaranga menshi cyangwa se igishoro gihagije nk'uko bamwe bajya babivuga, ati sinatangira nta gishoro mfite. Oya rwose, ahubwo
aho yahagejejwe no kwemera ko gutangirira kuri duke ufite uyu munsi bishobora kukugeza kure. Ni irihe somo rero iyi nkuru ya Kedi idusigiye? Ntibisaba gutegereza igihe uzaba ufite amafaranga menshi ngo ubone gutangira gushyira mu bikorwa inzozi zawe zo gucuruza, niba ari byo utekereza uyu munsi. Oya rwose, ahubwo icyo bisaba ni iki? Bisaba igitekerezo gifatika. Irindi somo rya kabiri, ntibisaba kuba utuye mu mujyi munini. Aho waba utuye hose birashoboka cyane ko wahabyaza umusaruro. Upfa gusa kuba wabitekerejeho neza. Dusoza rero tumenye ko buri munsi ufite amahirwe menshi cyane yo guhindura ejo hawe hazaza. Ni ukuvuga ngo hari umubyeyi mwiza ukunda kuvuga akantu ati igishoro cya mbere ni ukuba waramutse bigakunda kuba ugihumeka, burya ibintu byose biba bigishoboka. Nta mpamvu yo gucika intege rero, nta mpamvu yo kwiheba ngo wumve ko ibintu byanze burundu. Oya, haguruka ushakishe, ubaze abandi, ugishe inama, kuko burya ibintu byose birashoboka. Naha dusoreje ikiganiro cyacu rero, kandi wakoze cyane wowe wabanye natwe cyane cyane kuva tugitangiye. Twizere yuko hari amasomo menshi ukuyemo. Niba ubona hari icyo iki kiganiro cyakunguye, turagushishikariza kutakihererana, ugisangize n'abandi. Wakwibaza uti bikorwa bite? Nureba hasi iyi videwo urabona andi magambo yanditse share, uyakandaho noneho ukabona uburyo bwo gusangiza iki kiganiro n'abo wifuza kugisangira nabo. Ikindi natwe ubitwereke, hari andi magambo yanditse like, uyakandeho, bituma natwe tubibona, bikadutera inkunga ntiducogore. Hanyuma ikindi nasorezaho ni igitekerezo. Niba hari ikindi gitekerezo ufite ubona twaganiraho ubutaha kikungura benshi, uhawe ikaze ubitubwire muri comment, noneho hari icyo tuzavugaho ubutaha. Ntabwo ari ngombwa ko ari twebwe gusa tubategurira ibyo kubagezaho, namwe ibitekerezo byanyu bihawe ikaze. Reka rero dusoreze aha ngaha, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe, ihire imirimo y'amaboko yanyu. Tuzasubira ubutaha, ubundi mukomeze mugire iterambere, nicyo twese cyangwa se mwese tubifuriza. Bye bye.